Muraho, Kristo Yezu akuzwe. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya Marie Clarisse Mukandengo. Tuzajya tubagezaho ibiganiro by'ubuzima bunyuranye buri wese anyuramo, kandi tunagerageze gufatikanya gusenga Imana, kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Hatabayeho Imana, natwe nk'abana b'abantu ntacyo twaba turi cyo, nta naho twajya, nta naho twaba tugana. Icya mbere ni ugusenga Imana. Muhawe ikaze rero, reka dutangire dusenga Imana Data, kuko ariyo mushobora byose, niyo yaturemye, niyo murengezi w'ubuzima bwacu. Dusenga Imana Mwana, kuko umwana niwe tunyuzaho byose. Dusenge dutabaza Roho Mutagatifu, kuko Roho Mutagatifu niwe buzima bwacu. Roho Mutagatifu niwe utuyobora. Roho Mutagatifu niwe utumurikira mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe, bikadutandukanya. Rero ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarire abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyacyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nibaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibaho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya utazwi mu nenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nifuje ko twabana namwe rero, mushyigikire, dufatikanye. Uru rugamba rwo kuri iyi si ntabwo rworoshye, ariko dufatanye, twungurana ibitekerezo. Iyi Marie Clarisse Mukandengo YouTube channel mu by'ukuri igamije cyane kureba ku mibereho yacu twebwe ubwacu y'ubuzima tubamo umunsi wa none. Ushobora kuba uri muzima uyu munsi, ejo ukaba uri umurwayi. Ushobora kuba urwaye uyu munsi, ejo ugakira. Ushobora ndetse bishobora no kugira gutyo ukabona n'ubuzima burahagaze kuri uyu munsi. Ariko buriya umuntu ubuzima buhagarara ari mu nzira y'Imana, biba byiza cyane kuruta igihe ubuzima bushobora guhagarara wibereye mu by'isi, wibereye mu biyoyoka. Ariko igihe cyose uri imbere y'Imana, ugomba kubana nayo. Hari ukuntu umuntu yibaza ati se nabana n'Imana gute? Uyu munsi wa none, abazi gusenga buri wese afite uko asengamo. Ntago Mukandengo Marie Clarisse cyangwa se Marie Clarisse Mukandengo YouTube channel igamije kureba ku idini runaka, ariko ngiye ubabwira ibindi umukatolike. Kubw'ibyo nanone ndi umukarisimatike,
Abakarisimatike hari umuntu wenda udashobora gusobanukirwa, ariko muri rusange ni abayoborwa na roho mutagatifu. Mureke rero twemerere roho mutagatifu atuyobore, mureke twemerere imbaraga za roho mutagatifu zibane natwe igihe cyose ugiye kuryama, igihe cyose ubyutse, igihe cyose ugiye ku meza. Tujye tugerageza gusenga Imana. Ushobora kuvuga ise ndabigenza, isengesho ryose wavuga imbere y'Imana, Imana iraryumva, Imana iraryakira, Imana iradukunda, Imana ni inyembabazi. Ushobora kwibaza uti ise ndabigenza nte? Unabyutse muri wewe ukavuga uti Imana gendana nanjye muri uru rugendo, bana nanjye, roho mutagatifu nyobora. Uwo munsi ibyawe biraguhira. Waba ugiye kuryama ukabanza ukihana ibyaha byawe. Buri wese afite uburyo asengamo, ariko nkatwe b'abakatolike nubwo wavuga uti isengesho ryo kwicuza ibyaha nk'uko turivuga, buri wese arabyumva mu katolike, wenda ntiriwe mpita ndisubiramo aka kanya, ariko narivuze mwaryumvise. Noneho ugatabaza na roho mutagatifu uti ngwino roho mutagatifu, ukamuhamagara mu buzima bwawe, ukamuhamagara mu byawe, mu mirimo uri gukora. Bigenda neza cyane. Warangije kwicuza ibyaha, uhamagaye roho mutagatifu, noneho rero ugiye kuryama, mutabaze abane nawe, akuyobore. Uko niko gusenga kwiza k'umuntu w'umukristu, kwegera Imana ukayiririra. Kuyiririra nta kundi ni ukuyereka ibyaha byawe. Wamara kuyereka ibyaha byawe, ugahita utabaza imbaraga za roho mutagatifu. Iyo umaze gutabaza imbaraga za roho mutagatifu rero, nubwo wakwiryamira, ibyo ku Mana birahagije. Birahagije rwose. Imana iradukunda, igira imbabazi, igira impuhwe, mbese sinabona uko nyirondora. Ni ikaze nabahaga rero. Murakoze cyane. Mureke tubane, dufatikanye, ariko ahanini ikintu kizaba kigamijwe cyane kwibandaho ni ugusenga, noneho no kugirana inama y'ubuzima. Kuri no YouTube channel ahanini nshobora kuzagaragara nk'umuntu w'umuganga, abaganga muzanyihanganire. Nshobora kuzagaragara nk'umuntu usenga, kuko ndi umuntu usenga, ariko nanone nshobora kuzagaragara nk'umurwayi. Udafite roho mutagatifu ni umurwayi. Udafite Imana imugenga ni umurwayi. Uwiyobora wese atayoborwa na roho mutagatifu ni umurwayi. Mureke dufatikanye. Uru rugendo turimo hano ku isi ni urugendo rukomeye, ni urugendo rurerure, ariko byaba bibabaje uri umuntu w'umukristu, uri umuntu wamenye Imana, ukagira gutya ugahita wirwanira wowe ubwawe, ukavuga uti nzabaho njyenyine, iyo Mana ntayo nzi. Cyangwa se ukavuga uti sinzasenga. Ariko amaherezo y'uru rugendo afite iherezo rirerire, nubwo abenshi tutarizi cyangwa se abandi barizi, ariko buri wese afite uko abyumva. Ariko uko byagenda kose biratandukanye n'ubuzima turimo. Imbere hari Imana ishobora byose, n'izadupangira urugendo ruri imbere. Mureke rero dusenge, dusabirane, kandi muri iki gihe insengero zifunze, ubu butumwa buzabagirira akamaro. Ku bantu mwubatse ingo, cyangwa se ku bantu b'abana basanzwe, cyangwa ku bantu b'urubyiruko, cyangwa ku bantu b'abakecuru n'abasaza. Ubu butumwa mwese burabareba, ntawe buheje, buri muntu wese buramureba. Mureke dufatikanye muri uru rugamba turi kurwana hano ku isi, tubashe gufatana akaboko ku kandi, kugira ngo turebe ko tuzagira iherezo ryiza ry'ubuzima bwacu. Cyane cyane nzibanda ku burwayi bwo mu mutwe. Ushobora kuba ubyumvise bwa mbere, ushobora kuba usanzwe ubibona, cyangwa waranabonye uburwayi, cyangwa waranarwaje. Aha hantu naho uzakuramo inyigisho, kandi uzampamagara, tuzabivuganaho neza,
ni karibu. Kristo Yezu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dusabirane.